uyu munsi tugiye kuvuga amagambo akomeye kandi abantu benshi birabatungura babyumvise ko barasanga batarigeze bakizwa, baranasanga batarigeze bizera koko, baranasanga n'ubutumwa babwiwe atari ubutumwa bwa nyabwo. Abo b'Imana nibo bari bwumve iyi mvugo tugiye kuvuga akanya. Abantu bibwira ko babwiwe ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana ariko ntabwo ari bwo babwiwe. Icya kabiri, abantu bibwira yuko bizeye ariko ntabwo bizeye by'ukuri. Icya gatatu, abantu bibwira yuko bakijijwe ariko ntabwo bakijijwe by'ukuri. Icya kane, abantu bibwira yuko muri bo harimo ubugingo buhoraho ariko nta bugingo buhoraho bafite muri bo koko. Icya gatanu, abantu bibwira yuko bari mu nzira ijya mw'Ijuru ariko ntabwo bari mu nzira ijya mw'Ijuru, kuko hari icyo bita ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana, hakabaho n'icyo bita ubutumwa bwiza bw'abantu. Ako nakumvise yaramubwiye tumva rero uriya nubwo abareka bagapfa izo mpfu ntago ari ukabanga, ahubwo bagira ngo ari urukundo bamukunda. Aramubwira ngo nanjye ndamaramaje, ntabwo nshobora gukora ibihembo byawe ndabizi, uhemba nabi n'ubwo umbeshye. Tugiye kureba rero ishingiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ni irihe, kugira ngo abantu buri wese yirebe kategori abarizwamo niba akijijwe, anarebe ubutumwa yabwiwe bwatumye yizera, kuko abantu benshi ntabwo bari ku rufatiro rwo kwizera gushingiye ku butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Yohana Batista ni iki yatangiye avuga yamamaza ubutumwa bwiza? Kabiri, Yesu ni iki yatangiye avuga yamamaza ubutumwa bwiza? Gatatu, intumwa za Yesu azituma ni iki yazitumye kujya kuvuga? Zitangiye ni ibiki zavuze? Niba twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, tugomba no kureba evangelization ya Yesu yabasigiye ni ubuhe butumwa bavugaga. Ndagira ngo abantu badukurikira ijambo ni ijambo remereye bakwiye kwibazaho, andere nawe iri jambo uraryumva ute? Reka tubiganire wowe none. Muri aya magambo Yesu avuze aha, ni amagambo abiravuze. Umuntu ashobora kubwiriza ubutumwa bw'abantu ukagira ngo ubutumwa bwiza bw'Imana akubwiye, akaguhamagara ngo ngwino wizere, ukagira ngo warizeye by'ukuri, ariko Imana mw'Ijuru ibona neza kutigeze wizera. Ukibwira ko uri mu rugendo rya mw'Ijuru kandi utajyayo, ukibwira ko ukijijwe kandi udakijijwe, ukibwira ko ubugingo buri muri wowe kandi ntabwo ufite, ukibwira ko ufite agakiza kandi ntabwo ufite, ukibwira ko uzagera mw'Ijuru kandi utazagerayo. Umuntu wese amenya ko yahisemo inzira nziza iyo kurimbuka cyangwa iy'ubugingo ari uko ari kwamburwa umubiri awusohokamo. Nta bwenge nawe yarazi ko ajya mw'Ijuru, ariko ntabwo yari yize mu by'ukuri, kuko nta butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana yahawe. Yaragiye ngo agarukira ku marembo y'Ijuru, ntabwo bizeye. Buri inkike bagwamo ariko ntabwo bazasohora ku rembo rwa mw'Ijuru, agahita abona ibije kumwakira. Ni abadayimoni cyangwa ni abamarayika. Ubutumwa bwiza no kubwira abantu ibi rero akaba ari ibintu wigisha ugakora amasemineri ukazarinda upfa utari warangiza kubyigisha. Naho nibitabaye ibyo nta bugingo mufite, muri kwibeshya ubugingo. Niyo mpamvu mudakunda n'inyigisho z'agakiza, ahubwo mushaka inyigisho zishingiye kuri logique n'inyigisho zishingiye ku by'isi. Umva ubutumwa bwiza kandi ubukunde, ushake naho burimo buravugirwa bushingiye kuri ibi ngibi tuvuze. Niba utabyumva ukaba utabyemera, uri kwibeshya ubugingo kandi ntabwo ufite. Uri kwibeshya kujya mw'Ijuru kandi ntabwo uri kujyayo. Uri kwibeshya ko uri mu nzira kandi ntayo uhagazemo. Uri kwibeshya ko wamaze kwizera, ntabwo urizera. Uri kwibeshya ko uri umukristo, ntabwo uri umukristo. Uri kwibeshya ko wavutse ubwa kabiri, uravuka ubwa kabiri. Niyo mpamvu udashobora kumva ijwi rya Yesu mu ijambo ry'Imana. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Turabashuhuje inshuti zacu ku AYALONI TV, abari ku migabane itandukanye yo ku isi, mu Rwanda, bari mu Burundi. Yesu babamugisha kubana natwe mu kiganiro. Ni njyewe ufite mikoro ndi nabanganya Imana Andre. Turagarutse rero mu kiganiro cyacu, tubahaye ikaze. Turi kumwe rero n'umuyobozi wa AYALONI TV. Mu kiganiro cyacu tugiye kuganira akanya kugaragaza agakiza. Umuntu akizwa ryari? Agakiza ni iki? Mu kiganiro twakoze twabonye ko abantu benshi bibeshya ko bakijwe ariko badakijijwe. Duhaye ikaze rero umuyobozi wa AYALONI TV, ikaribu. Reka dusuhuze natwe abadukurikiye mwese. Imana ibahe umugisha cyane. Turashimira Imana kuko yongeye kutwemerera kuboneka imbere yanyu. Nkuko rero uyoboye iki kiganiro abivuze, ni ikiganiro duherutse gukora tubabwira yuko dushaka kwerekana abantu benshi biyita ko ari abakristo kandi atari abakristo, kandi twagaragaje ko ari 95% tubita ngo ningirwa abakristo, 5% nibo bakristo cyangwa nibo torero rya Kristo koko. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo fondasiyo niyo tugiye kureba
ituma umuntu ashobora kuba umukristo akaba intama ya Yesu. Ngira ngo ni amagambo twasomye muri Yohana igice cya 8, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 8:43 na 47. 43 Yesu yaravuze ngo niki gituma mutamenya imvugo yanjye nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Aravuga ati rero mukomoka kuri so Satani. 47 aravuga ati uw'Imana yumva amagambo y'Imana, mwebwe igituma mutumva nuko mutaraba Imana. So rero tujagaruka ku kintu cyitwa ubutumwa bwiza bw'Imana cyangwa ubutumwa bwiza bw'ami bw'Imana. Ni ubuhe? Kuko niyo fondasiyo yo kwizera by'ukuri, yo kuvuka ubwa kabiri by'ukuri, yo kumva ko ukijijwe kandi muri wowe habitsemo ubugingo buhoraho. Uko abantu benshi bari kwibeshya ubugingo ntabwo bafite, abandi baribeshya ko bizeye kandi batarizeye, abandi bari kwibeshya yuko bajya mu ijuru kandi batajyayo, abandi bari kwibeshya agakiza kandi ntako bafite. Urumva ni ikibazo gikomeye rero. Reka tubaze dusenge kugira ngo Imana ituyobore muri kino kiganiro. Mana, tuguhaye ikaze muri iki kiganiro kugira ngo ubashe kutwungura ubwenge bwinshi, tubashe gusobanukirwa imvugo yawe mu ijambo ryawe. Dusengeye abantu bose bari hirya no hino ku isi kugira ngo uwumve iki kiganiro kimuhindure kandi ubutumwa bwihutishwe bugere kuri benshi. Dusengeye n'abari bwumve iki kiganiro kugira ngo bafashe kugira ngo basharinge ubutumwa kandi bugere ku bantu benshi. Bana natwe rero tugere neza mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma wenda mbere yuko twinjira aho hantu hari icyo nshaka kuvuga. Mbere byose dufite igitabo cyitwa Ukuri nahishwe. Ni igitabo gikubiyemo inyigisho za eschatology. Iyo tuvuze inyigisho za eschatology dushatse kuvuga inyigisho zirebana n'ibihe by'iminsi y'imperuka cyangwa inyigisho zirebana n'ibihe bya nyuma duhagazemo biranga ku isi igeze ku iherezo cyangwa se Yesu agiye kugaruka. Aha rero n'igitabo kigizwe na page 108, kikaba gigizwe n'ingingo 12 zivuga kuri iyo ngingo irebana n'ibihe by'iminsi y'imperuka. Twasobanuye ibyahishuwe cyane muri iki gitabo. Dusobanurira igice cya 16 kuva ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 21. Dusobanura ibyahishuwe cya 14 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 20. Dusobanura igice cya 19 kuva ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 21. Dusobanura igice cya 20 cyose. Dusobanura 21 na 22. Hanyuma dusobanura iby'intambara ebyiri, harimo intambara yitwa Harimagedoni n'intambara Gogi na Magogi. Niba ushaka kumenya iby'intambara hagati y'uyu mutwe twara gisirikare Hamas uri kurwana na Isiraheli, buri gitabo cyitwa Ukuri nahishwe uramenya byinshi. Kuko hano twasobanuye imikuru antikristo mu bihe bitatu, uko yakoze, uko ari gukora n'uko azakora toro rimaze kuva mu isi. Dusobanura inyigisho ziri mu madini zitandukanye cyangwa mu madini atandukanye ziri kuyobya abantu bakaba bibwira ko bajya mu ijuru kandi batajyayo. Tugaragaza n'ibimenyetso bihamya izo nyigisho n'abazigisha ibibaranga. Twarabishyizemo ngaho mu gitabo Ukuri nahishwe. Tuvuga kuzamurwa kw'itorero, tuvuga ibyo gupimirwa imirimo kw'itorero, tuvuga iby'ubukwe bw'umwana w'intama, tuvuga iby'intambara ya Harimagedoni, tuvuga iby'ingoma y'imyaka 1000 abera bazabamo millennium, twima muri iyi si imyaka 1000. Dusobanura iby'intambara ya Gogi na Magogi yahishuwe cya 20 kuva ku murongo wa 7 kugeza ku wa 10. Dusobanura iby'uko Yohana yabonye itorero abera bageze mu ijuru, uko itorero rizakirwa mu ijuru, byahishuwe igice cya 7 umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 18. Twarabisobanuye. Ndetse n'ibyahishuwe 20 kuva ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 15. Twongera gusobanura iby'ururembo rwa Yerusalemu cy'itorero rizabamo. Tugaragaza itaramo gikomeye cy'akataraboneka kizabera mu ijuru, kizaba kirimo korari enye, korari y'abanyamahanga, y'Abisirayeli. Iyo tuvuze abanyamahanga tuvuze korari igizwe n'itorero ry'abanyamahanga, hakaba na korari ari bo Bisirayeli, hakaba na korari y'abamarayika, hakaba na korari y'Imana Data wa twese na Yesu. Twerekana muri Bibiliya uburyo Imana izaturirimbira. Bibiliya bigaragaza ko Imana izaturirimbira muri iki gitaramo gikomeye. Hanyuma dusobanura korari y'abamarayika, ibizima n'abakuru, indirimbo bazaririmba mu byahishuwe twarabigaragaje. Niba ushaka kumenya byinshi by'ibihe turimo no kumenya agakiza kawe, twara igitabo cyitwa Ukuri nahishwe, hanyuma uzakomera. Niba uri pastor bishop ukaba ushaka gufasha abakristo kugira Imana izaba guhembere ubageje mu ijuru, twara iki gitabo basobanurire process yo kuva mu isi
process yo kugaruka kwa Yesu, process y'igihugu tuzabamo, ndetse unabereka iyi si turimo uko imeze. Ni igitabo cyiza cyane kiri gufasha benshi. Hanyuma rero ku isi yose kirahagera. Muri Amerika baragitwara, mu Burayi bari kugitwara, Aziya baragitwara, muri Australia tujya tubyoherezayo, muri Afrika ho murumva ho biroroshye, kameme niba byageze iyo ngiyo n'ahandi ho biroroshye. Mu Rwanda muri Kigali hose n'abamotari bakijyana mu ntara, kiragenda ku makuriye, imodoka zirakijyana abari mu ntara. Imana ibaha umugisha cyane. Hari message Imana yambwiye kujya ntambutsa mbere yuko ngira ibindi mvuga, igizwe n'ibintu 17 bigaragaza idini n'ibindi 17 bigaragaza itorero. Aho rero akabe naho tuza kwinjirira. Uko abantu bibwira ko bari mu itorero, hari ibigaragaza ko batari mu itorero ahubwo bari mu idini. Ibyo nibyo tugiye kwerekana. Ni ukuvuga ngo ni ibintu 17 Imana yatubwiye tugomba kujya tubabwira. Buri wese ngo areba aho yicaye n'idini abarizwamo, arebe ko ibyo tuvuze atari byo biharanga, biranga bishop wabo, pastor wabo n'abandi bayobozi. Icyambere nuko idini ryatangiriye mu ijuru, itorero naryo ritangirira mu ijuru. Kabiri, itorero ni inzu y'Imana, idini ni inzu ya Satani. Gatatu, itorero ribitse ukuri, idini ribitse ikinyoma. Kane, se w'idini ni Satani, se w'itorero ni Imana. Gatanu, itorero rivuga ukuri, idini rikavuga ikinyoma. Gatandatu, itorero rirwanya ikinyoma, idini rikarwanya ukuri. Karindwi, itorero rivuga ko ukuri kose gukwiriye kuvugwa, idini naryo riti ukuri kose ntabwo gukwiriye kuvugwa. Umunani, itorero rifite abantu barigize kandi barihagarariye mu isi, idini naryo rikagira abantu barigize barihagarariye mu isi. Icyenda, itorero rirwanirira ukuri, idini rikarwanirira ikinyoma. Icumi, itorero ni igiti cy'ubugingo, idini ni igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. 11, itorero ryemera kurenganywa n'idini rizura ukuri, idini rikarenganya itorero ririhora ukuri. 12, itorero rivuga ukuri gusa, ryo rivuga ukuri gusa, nta binyoma rivangamo, idini rikavanga ukuri n'ikinyoma. 13, itorero rikoresha ubwenge bw'Ijuru mu kwamamaza ubutumwa bwiza, idini rikoresha ubwenge bw'isi mu kwamamaza ubutumwa bwiza. 14, itorero ryicisha bugufi, idini rigira ubwibone no kwishyira hejuru. 15, itorero ni inzira ifunganye, idini ni inzira ngari. 16, itorero ni ubugingo, idini ni urupfu. 17, itorero ni inzira igana mu ijuru ubugingo buhoraho, idini ni inzira igana ikuzimu yo kurimbuka. Ibyo bintu 17 Imana yatubwiye ko tuzatubivuga mbere yuko tugiye kwigisha. Noneho buri muntu wese akigenzura, agatereba ngo se ibi bintu biranga idini ntabwo bigaragara ku bantu banyoboye, nta bwibone bagira, nta kwishyira hejuru, aho nteranira. Ese ntabwo ibi bintu bya bibarimo, abayobozi ntabwo bya bibarimo. Kuko tuvuze idini hari ukuntu abantu bagira ngo ni inzu. Idini ni ya myizerere yose twabonye abantu bakiriye muri bo bakibwira ko iyo myizerere izabageza mu ijuru. Urugero bishop mu gihe arimo arigisha ugasanga ni wa muntu batwaza ibitabo, wa muntu udakore kugenda modoka indi gikoko, wa wundi bega ukabona ko afite na bodyguard. Niyo mpamvu harimo akavuga ngo idini rigira ubwibone no kwishyira hejuru, itorero ryicisha bugufi. Ibintu no kwifatira ikiganiro cyabyo kuko kirimo amakuru menshi. Urumva uravuze ngo idini rivanga ukuri n'ikinyoma, kandi bose bazi ko bugishwa ukuri. Urumva bazakeneye kuzagaragarizamo ibyo byose bakamenya ngo si ukuri, ikinyoma bakizana ryari. Biragoye kugira ngo urumva ibi 17 buri wese agomba kwicara, kandi wa wundi ngo w'Imana mva amagambo y'Imana ahita yumvamo ibintu byinshi. Ariko twari twabitangiye n'ubundi kugenda dusobanura kamwe ko kandi kimwe twari tukirangije kira kivuga ngo idini ritangirira mu ijuru n'itono ryo rikatangira mu ijuru. Kuko abantu benshi ntabyo bari bazi, ntabwo bari bazi ko idini inkomoko yaryo ritangirira mu ijuru. Twarabisobanuye rero tugaragaza ko idini ari Satani. Tugarutse kuri kakane twavuze mu kiganiro cyashize, kakane twavuze mu kiganiro cy'ubushize tuvuga yuko idini ari inzira,
kandi iyo nzira akaba ari inzira abantu bishyiriyeho bayikuye mu bintu bo bishyiriyeho baremye amabwiriza runaka yose. Tugaragaza ko Satani rero yashatse kwanga inzira y'Imana yihimbiriye ayiha n'abamarayika ngo bayinyuremo. Uwo mwuka akaba ari uko aho rero niho idini ryose ritangira aho ngaho mw'Ijuru. Imana rero itandukanye nawe iramwirukana. Hanyuma rero gukizwa n'ikigaragaza ko umuntu yakijijwe. Abantu benshi bibwira ko bakijijwe kandi batarakijijwe. Mu kiganiro twakoze wagaragaje ko abantu bibwira ko bakijijwe ariko batarigeze bakizwa. Bakibwira ko bari mu nzira ariko nta nzira barimo ijya mu ijuru. None tugashaka kugira ngo dusobanurire abantu ese ni ibihe ibimenyetso bigaragaza ko uyu mu bishop wacu nawe ibyo atwigisha atari inzira ijya itujyana mu ijuru. Kuko urabona aba bishop nibo bari kwigisha, kuko aba bishop no gufata umwanya wo kugira ngo akurikirane ubundi butumwa, kuko w'intego yenda ayizi by'ukuri. Nta mwanya afite wo gufata gushaka gukurikirana ubundi kandi we azi icyo agamije. Ariko nk'abayoboke be ashobora kunemberera, agatemberera undi muvandimwe we akamwumvisha ubutumwa, akaba yabasha guhindukira. Ariko kuko yamubwiye ku magambo ariko nta bigaragaza, nta bimenyetso, akaba nawe atapfa kwemera bitewe n'uko yizera muri bishop we cyangwa se mu muyobozi we runaka. None twasabaga kugira ngo utugaragarize ese ubutumwa bwiza ni ubuhe, ubutari bwiza se bwo baba barumvishije bakibwira ko bizeye bakaba batayizeye ni ubuhe, kugira ngo aba bantu bave mu rungabangabo. Kuko gukomeza kubyumva atabisobanukiwe yakomeza kuba mu rungabangabo, agakomeza kuba hagati na hagati avuga ati uyu nguyu unyigishije banza ari we utabizi, kuko pasiteri wanjye yabimbwiye neza ndetse nakira Yesu, ndatura n'akantu kahenda avuga ngo Yesu ni umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, baranambatiza. Niki gituma uyu avuga ko uyu mwigisha wundi avuga ko njyewe ntigeze nizera Yesu, bikaba byatuma ntajya mu ijuru? Aho rero twagira ngo usobanurire abantu bashe gusobanukirwa. Reka tugende tuganira. Ni kuvuga ngo uyu munsi tugiye kuvuga amagambo akomeye, kandi abantu benshi birabatungura babyumvise, kuko barasanga batarigeze bakizwa, baranasanga batarigeze bizera koko, baranasanga n'ubutumwa babwiwe atari ubutumwa bwa nyabwo. Abo rero bari bubibone ni ba bandi Yesu yavuze ngo uw'Imana yumva amagambo y'Imana, n'ubwo gituma mutumva nuko mutarabi Imana. Abo b'Imana nibo bari bwumve iyi mvugo tugiye kuvuga aka kanya. Yego. Ubundi mu by'ukuri nkuko twari twabitangiye tubivuga cyangwa no mu kiganiro cy'ubushize twabivuzeho, ni ibintu ugeze nko muri 5. Abantu bibwira ko babwiwe ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana ariko ntabwo ari bwo babwiwe. Icya kabiri, abantu bibwira yuko bizeye ariko ntabwo bizeye by'ukuri. Icya gatatu, abantu bibwira yuko bakijijwe ariko ntabwo bakijijwe by'ukuri. Icya kane, abantu bibwira yuko muri bo harimo ubugingo buhoraho ariko nta bugingo buhoraho bafite muri bo koko. Icya gatanu, abantu bibwira yuko bari mu nzira ijya mu ijuru ariko ntabwo bari mu nzira ijya mu ijuru. Niyo mpamvu dushaka gusubiza rero tugendeye kuri fondasiyo ituma ibyo bintu bine byose bidusohoraho. Aricyo cya mbere duhereyo ngo abantu bibwira ko babwiwe ubutumwa bwiza ariko ntabwo ari ubutumwa bwiza babwiwe. Kuko hari icyo bita ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, hakabaho n'icyo bita ubutumwa bwiza bw'abantu. Ahubwo nakumvise ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana n'ubutumwa bw'abantu. Hari ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, hakaba n'ubutumwa bwiza bw'abantu. Ukantu bwiza ugashyireho nabwo bwiza, ubutumwa bwiza bw'abantu, ariko hakaba noneho ubutumwa bwiza bw'ubwami from heaven, bwo buturuka mu ijuru. Ni ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Ubwo bivuye ngo ni ubutumwa ubwami bwo mu ijuru bwohereje, bwahaye abantu. Noneho hakaba noneho n'ubutumwa abantu noneho baha abandi, kandi nabwo kuba abo babuhawe bakumva n'ubutumwa bwiza bahawe bubajyana mu ijuru. Reka mvuge ko kuri bo bumva ko bajyana mu ijuru ariko ntabwo babajyana mu ijuru. Kuko andere wowe nkugeze nkakubwira ngo inzara wari ufite Imana irayigukijije, mubwiye ubutumwa bwiza cyangwa ni bubi?
ubwo n'ubutumwa bwiza kuko wari ushonje none ugiye gukira kirakemutse kirarangiye urumva ngo niba ntabyo kurya nari mfite birabonetse urumva atari ubutumwa bwiza nkubwiye ubutumwa bwiza buhumurije umutima wawe niba nje nakubwira ni dusome ijambo ry'Imana. Hana yamaze kinini cyane ari ingumba, Imana imusezeranya umwana, nawe wari warabuze urubyaro, Imana igwaye urubyaro, niba ubyizeye vuga cyane ngo amena. Ese nkubwiye ubutumwa bwiza ni bwiza kuko icyo kibazo nari warabuze urubyaro none ndabikubwiye. Ariko ikibazo cyo kwibaza aho habitsemo ubugingo, kubyara biduhesha ubugingo, kubyara ntago bitanga ubugingo. aha rero dushaka kugaruka cyane kuza kubwira ngo warize urarangiza, ariko dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ravuze ngo biremwe nona, utagira ngo ni ibya kera. Atumva nkuzana ijambo ry'Imana ngo biremwe nona, wari wararize diplome yawe warayibitse, ariko Imana irabiremye, iremye akazi nona, niba urahanerera haleluya ugahita uyitera. Si mubwiye ubutumwa bwiza, n'ubutumwa bwiza. Ejo mu gitondo by'umbwiye nkabibona, hari n'igihe bitana, ariko nkagutera ikinya cyane ko izi nyigisho Imana yigeze mbwira ko ngo ari ikinya ababigisha bateramo abantu bageze muri ziriya nzu zitwa insengero, ngo zikabibagiza gatoya imibabaro bari barimo, ariko basohoka hanze bakabona bayisubiyemo. Mbega igihe bari bicemo aracyahindutse ikinya kibibagiza imibabaro, kigabanya umubabaro, baraseka bakoma amashyi yavuze induru, bamwe bigira batya. Ariko bageze hanze, kuko ari ubutumwa bw'abantu atari ubw'Imana, abantu sibo basohoza Imana. Iyi Imana ari ikwihereye ubutumwa bwiza irasohoza, ariko iyo ari ubw'abantu uwo noneho rero ubwo ntibazagusohoreze, rero bazabagusohoreze. Benshi barasohoka bagasubira mu mibabaro n'ibibazo bari bafite, bakaba nta gihinduka. Kandi icyo gihe Imana imbwira yuko basigara babishinja Imana ngo yarababeshye, kandi ari umuntu wabibabwiye, ari ubutumwa bw'umuntu. Ikindi kandi Imana yambwiye yuko izi nyigisho ari umurenda w'igi utagira umuhondo. Izo nyigisho izo nyine zishingiye kuri ibyo by'umubiri, nyine zivuga ngo urubyaro, zivuga ngo amamodoka, zivuga ngo uziya ubukene, uziya w'inzara, uziya wo kubura urubyaro, uziya wo kubura akazi, arapfuye, Imana ikuremeye yahumutse. Izi nyigisho mu cyongereza bazita ngo ni prosperity gospel. Iri jambo prosperity rikaba rikuyemo ibintu bigeze nko muri bine: uburumbuke, gutera imbere, kugubwa neza, amajyambere y'isi. Byose bishingiye ku buzima bwa hano mu isi. Wabyumvise? Ariko ku bantu babibwiwe kuko babikeneye, umubiri ubikeneye, kuri bo n'ubutumwa bwiza, kandi bakumva buturutse mw'Ijuru. Ikibazo rero tugiye kubanza kureba ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana n'ubuhe, kuko ibi ngibi nandi kwerekana ubutumwa bwiza bw'abantu ni ubutumwa bushingiye ku by'isi gusa. None aho ngaho ntago umuntu hasobanukiwe neza ubwo butumwa bwiza bw'abantu. Barababwira nabwo bagakizwa, cyangwa bababwira bakijijwe bagakizwa? Kandi turi kubona ubw'abantu se burakiza. Bukiza gute kandi ari ubw'abantu se? Ko dukizwa n'ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana buturutse. Ariko bamubwira ibintu bakongera akamubwira ko yakira Yesu. Aho turahagaruka, kuko niwe dushaka kwerekana ko abantu bazi ko bakiriye Yesu ariko bataramwakiriye. Ibira bintu bitanu dushaka kwerekana, bira bintu bitanu tuvuze. Kwakira Yesu umwakira mu nyigisho ivuga ngo uze ubukene arapfuye, hanyuma akubwira ngo akira Yesu umwami n'umukiza. Nimwe dushaka gusobanura ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana bukwiriye kubwirwa bari mu isi yose. Niyihe fondasiyo yako? Niyihe misiyo Yesu yadusigiye y'ubutumwa tugomba kuvuga? Kuko ushobora kuvuga ngo usomye muri Bibiliya mu Isezerano rya Kera ugasoma ibya Hana, cyangwa n'indi nkuru, cyangwa ugasoma ibya Samweli, cyangwa ugasoma ibya Dawidi n'ukuntu yari mu ishyamba no Imana yamuvanye mu ishyamba, ugasoma iby'Abisirayeli bakurwa muri Egiputa bambuka inyanja, kuko Imana yakoze ibitangaza ku nyanja, ukavuga ati nawe iyo nyanja ari imbere yawe y'umuraba w'ibigeragezo n'amakuba n'inzara n'ubukene no kutagira icyo ugeraho, iyo nyanja Imana irayikamije, cyangwa se iciyemo inzira uragiye. Agasobanura ngo ngwino wakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Uyu muntu ugiye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, nta kiri kimuteye kumwakira, no kumwakira kugira ngo iyo nyanja yivaneho, ayikamye cyangwa acemo inzira agende. Ikibazo noza Agakiza Yesu atuzaniye ni ukumwizereramo ibyo. Aha niho hantu ruzingiye, aha niho abantu bakwiye kumenya. Ariko wumve nawe warizeye. Nibyo rwose.
ariko yize Yesu ngo amukorere iki? Yize Yesu kubera yumvishije ibibazo afite yazabikemura. Kahibaze kweri. Niyo mpamvu rero tugiye kugaragaza noneho rero ko ibyo yize atari byo. Turaje tubyerekana muri Bibiliya. Okay. Nukuvuga ngo abantu benshi rero bibwira ko bari mu nzira ijya mu ijuru cyangwa bavutse ubwa kabiri, ko ntibavutse ubwa kabiri. Niyo mpamvu n'uyu munsi Yesu avuga mu ijambo rye ntibumve icyo arimo aravuga, ahubwo bakarwanya uwo Yesu atumye. Bati yarayobye, ari kuyobya abantu, ari kubarimbuza, ari gukura abantu mu madini yabo, kandi ayo madini nta bugingo bigeze babonerayo, n'ubundi barajya kurimbuka. Reka dusome turebe niyo misiyo Yesu yasigiye itorero cyangwa yasigiye abamwizeye bakwiriye kuvuga. Yitwa ngo n'ubutumwa bwiza bw'Imana, cyangwa se ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, cyangwa ubutumwa bwiza bwa Yesu. Iyo niyo misiyo Yesu yasigiye itorero rye. Abamwizera bose bamwizeye by'ukuri bagende babuvuge, bagomba kujya kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Mubwiye ko byitwa amazina atatu: ubutumwa bwiza bw'Imana, ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ibyo nyine nibyo twabwiye kujya kubwira abantu. None rero tugiye kureba bitandukaniye na kira cya mbere duhereyeho, cy'umuntu kwigishije ko wuziya ubukene, akakwigisha ko Imana yambukije abisera inyanja itukura, akavuga ngo nawe imbere yawe hari inyanja y'ibigeragezo, ubukene, inzara, kwirukanwa mu kazi, kurambagizwa bugapfa, kutagiraho kuba, kwirukanwa mu mazu wabuze yo kwishyura n'ibindi. Ati ariko iyo ni inyanja ari imbere yawe, tegeka Yesu ayikamye. Ibyo bihuriye he n'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana? Hagahita haboneka n'undi utanga ubuhamya ko nawe byari ko byari bimeze, Imana ikamurengera ati muze mwese. None agahita hamagara ababihana ati muze mwihane. Ikintu rero abantu bakwiye kumenya, Satani nta kindi agabira abantu ni iby'isi, ko nibyo afite. Ntabwo bizi ko yabibwiye na nuza se Apoloni akubitanye na Kristo. Ahubwo ati urahepfa ukajya, ugiye kweri ko muri muransiga, ugiye natereka da ngewe namenye ko umudugudu ari ndimo aririmbukira. Ubundi ati wincika nta muntu uncika, abanjye mbahemba neza, ariko iyi nzira urimo nyirayo ahemba nabi, n'urukoni, n'imibabaro, n'ibiki. Niki wabuze ngo ukimbwire? N'akazi, n'ukubura imyenda, n'imodoka ukeneye, ngewe mbikora kandi nkoresheje uburiganya, kandi nkabikora vuba cyane. Ngo abarabatabara, ngarabatabara mu byago byabo, ngarabatabara. Niko yamubwiye ngo ariko ikibazo cy'uwo mwamukora ngo reka nkubwire, ngo ajya bareka bakanapfa n'urupfu rubi. Amuha urugero rw'abamukoreye ngo bapfa babambye. Undi rero gusa undi uriya mugabo ari umukristo yamutsindije ijambo rikomeye, yaramubwiye tumva rero uriya nubwo abareka bagapfa izo mpfu ntagaruka banga, ahubwo bagira ngo ari urukundo bamukunda. Aramubwira ngo nanjye ndamara amaje, ntabwo nshobora gukora ibihembo byawe ndabizi, uhemba nabi n'ubwo umbeshye. Aha, urumva akantu. Noneho rero tugiye kureba, kuko Satani we ibyo arabitanga rwose. Urumva yarabimusezeranyije ati ndabiguha wowe wijya kubabara, dore n'abapfuye bagiye bapfa urupfu rubi, ngo niwe nguhembe. Satani rero iby'isi arabitanga. Aragano yamweretse imbere, yaramubwiye aho ngaho atari yagera kuri aya magambo, aramubwiye ngo dore benshi mu bakoreraga uwo mwami uvuga gukorera barahindukiye, ubu ngubu barankorera kandi nta kintu bibatwaye, nawe uhindukira unkorere. Urumva abantu bakwiye no kumenya ko iby'isi byose byavuye mu butware bw'umuntu bijya mu butware bwa Satani. Igihe Adamu na Eva yemeraga kwiyambura ubwo butware, agashukwa na Satani. Satani rero agaruka kongera akabimuha. Mu gihe we yari ufite ubutware, ubu noneho arabisaba, arabihabwa. Satani aravuga ati ndakugabira wowe. Siko yabwiye Yesu si biriva ko Yesu ari umwana w'umuntu, kandi kava ko Yesu ari Adamu wa nyuma. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 5:4 muze kwasoma. Iyi Satani amugerageresha bya bigeragezo bitatu. Ikigeragezo cya kabiri ati ndaguha ubutware bwose bwo mu isi n'ikuzo ryabwo, kuko ari jye wabugabanye kandi mbugabira uwo nshaka wese, nuko urupfu kamukandamya bira byose birabe byawe. None se urumva Satani ibyiza atari bibye, ni nabyo atanga, ahubwo nibyo agabira abantu. Rero kuba umwigisha yakwigisha ngo Imana iguhaye amazu n'amamodoka akagukinga ubutumwa bwiza, ntibisobanuye ko ari ubutumwa bwiza yakubwiye, kuko Imana ngo ngavuze ko Imana igukije inzara, kuko Satani yayigukiza ariko akakurimbuza. Satani yaguha imodoka ariko ukarimbuka, Satani yaguha inzu kandi ukazarimbuka. Ari ikibazo cy'ubutunzi, ababufite nibo bazajya mu ijuru bonyine.
Okay, tugiye kureba rero ishingiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ni irihe, kugira ngo abantu buri wese yirebe kategori abarizwamo niba akijijwe, anarebe ubutumwa yabwiwe bwatumye yizera, kuko abantu benshi ntago bari ku rufatiro rwo kwizera gushingiye ku butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ariko bikaba byaterwa kandi nuko batigeze babumenya, ntibigeze babona abababwiriza, kuko twabonye ko twabonye no mu kiganiro cyashize ko ababayobora bo babikora babigendereye bamwe, abandi bakaba barayobejwe nabo bagahita bajya kuyobya abandi nabo batabishaka. Biravuga ko bamwe baba batarigeze bamenya ubutumwa bwiza n'ubuhe. Ikibazo rero nge fite si ikibazo cy'uko batabimenye, ahubwo ikibazo ni uko bibwira ko bajyayo kandi batajyayo, ntibasobanukirwa ubundi bakizwe. Bahuye n'akaga kubwirwa n'abantu batari abanyakuri, ntibababwira ubutumwa bwiza bwa nyabwo. Kuko Imana nta tolerance igira kuvuga ngo mu by'ukuri ngo nyine nuko utabonye ngo kubwiza ukuri ngo ujye mw'Ijuru. Urumva, tugiye kureba fondation y'ubutumwa bwiza: Yohana, Yesu, intumwa. Ni iki bavuze cyatumaga abantu bizera? Yohana Umubatiza, Yohana Batista, ariwe Yohana Umubatiza nyine. Ni iki yatangiye avuga yamamaza ubutumwa bwiza? Kabiri, Yesu ni iki yatangiye avuga yamamaza ubutumwa bwiza? Gatatu, intumwa za Yesu azituma ni iki yazitumye kujya kuvuga? Zitangiye ni ibiki zavuze? Kuko abo ngabo isomye mu Befeso igice cya 2 umurongo wa 19 kugeza 22 hari ijambo rivuga ngo nuko none ntimurikira abashyitsi n'abasuhuke, ngo ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera ndetse murabo mu nzu y'Imana. Kubera iki? Ngo kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, Kristo Yesu akaba ari we buye rikomeza imfuruka. Aravuga ngo muri we ibuye ryose riteranijwe neza, muri Yesu ibuye ryose riteranijwe neza rirakura ngo ribe urusengero rwera mu mwami Yesu. Ngo muri we namwe murubakanwa, twubakanwa na Yesu, turi amabuye Yesu akabuye rikomeza imfuruka, ngo turubakanwa. Muri we namwe murubakanwa ngo kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Bivuga ngo Yesu atubeye komeza ifuruka, natwe tukamwubakaho, Imana ikaza ikaba muri twebwe. Urumva? Noneho rero icyitonderwa ahangaha, niba twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, tugomba no kureba evangelization ya Yesu yabasigiye ni ubuhe butumwa bavugaga. Turahera kuri Yohana Batista rero wabatije Yesu. Yatangiye ivuga iki? Ni biki yavuze? Reka dusome. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 3 umurongo wa 1. Icyo gihe Yohana Umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'Iyudaya ati, mwihane kuko ubwami bwo mw'Ijuru buri hafi. Abindi nta kurenza ahangaha. Ngo mugire gute? Mwihane kuko ubwami bwo mw'Ijuru buri hafi. Kuvuga ngo ni ibintu bibiri Yohana avuza, kandi ibi bintu bibiri birimo inyigisho wakwigisha ukazarinda upfa zitari zashira, arizo wigisha abakristo. Ijambo kwihana, harimo inyigisho wakwigisha ukazarinda upfa utari wayirangiza. Reba intumwa zarayivuze niyarangiye, natwe turacyayivuga. Ni muri amajenerasiyo amaze gutambuka mw'isi bivuga ibi bintu, kuko abahagaze mu kuri. Kwihana biragusaba kujya gutondagura ibyaha bikorerwa mw'isi, ukanatonda ukanasobanura ese umuntu arihana iki, ese umuntu yakoreye ikihe cyaha Imana, ni iki cyaha umuntu arihana iki, ni ikihe cyaha yihana. Urumva ni inyigisho wigisha kuvubaye kugeza upfuye. Kabiri, icya kabiri gikubiyemo noneho gikubiyemo gikomeye, ubwami bwo mw'Ijuru, ubwami bw'Imana buri hafi. Ubwo igikurikiyeho no kwigisha ba bantu bihannye ubwami bw'Imana. Wasoma gutya kuvuga ati none se nyine birumvikana ubwami bw'Imana busobanura abantu babwumve kandi buri hafi. Ubusobanure ujye ukora amasemina atagira igihe agarukira. Vuti ndafata ukwezi mfite semina gusobanura abantu ubwami bw'Imana. Kabiri, ubwo naka gatatu kiyongeyeho gusobanura uburyo buri hafi. Buri hafi ubwami, hari ukwihana, hari ubwami, hari no kuba buri hafi.
ukajya gusobanura ikigaragaza ko buri hafi, bwarahageze se ntiburahagera se. Iyo ni inyigisho uzigisha kugeza upfuye itari yarangira. Numva ngo rero misiyo ya Yohana yahawe aha ni ukubwira abantu ko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kubw'iyo mpamvu ni mwihane, kuko nimwabwinjiramo mutihanye. Urumva kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Nuko yatangiye ngo ni mwihane, ariko ubundi yakabanje bati ubwami bw'Imana buri hafi ni mwihane, kuko abazabwinjiramo nabihanye. Ntawabwinjiramo atihanye. Mwandi bagambo kwihana ni kondisiyo itwinjiza mu bwami bw'Imana buri hafi. Ntabwo ari ngo bagiye kubahana, mwihane bwanyu. Iyo niyo kondisiyo y'akantu kumve n'akantu gakomeye. Kondisiyo yo kuba mu bwami niyo kwakira ubwami ni ukwihana. Gusa Yohana waruje kubatiza Yesu akaba integuza imubanziriza. Reka tujye kureba abantu badukurikiye ibintu babyumve neza. Ahantu ni ikintu kigari, turashaka kureba koko biriya bintu bitanu twavuze, uburyo abantu bibeshye ijuru. Abantu benshi ni ingirwa wa Kristo bagwiririye mu madini, ariko agakiza ntako bafite. Twagiye muri Mariko turebe Yesu noneho rero. Mariko igice cya mbere, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko igice cya mbere umurongo wa 14. Aha hari ijambo rikomeye tugiye kwiga riremereye. Mariko igice cya mbere umurongo wa 14 n'uwa 15. Haravuze ngo nuko bamaze kubohesha Yohana, Yesu ajya i Galilaya avuga ubutumwa bwiza bw'Imana ati. Urumva Yohana yavuze ubutumwa bwiza bw'ubwami. None hano ngo Yesu yavuze ubutumwa bwiza bw'iki? Bw'Imana. Impamvu navuze ngo ni ubutumwa bwiza bw'ubwami, ni ubutumwa bwiza bw'Imana, ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Urumva? Nuko bamaze kubohesha Yohana, Yesu ajya i Galilaya avuga ubutumwa bwiza bw'Imana ati igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Ndagira ngo abantu badukurikira ijambo ni ijambo riremereye bakwiye kwibazaho. Andere nawe iri jambo uraryumva ute? Reka tubiganire wowe none. Muri aya magambo Yesu avuze aha, nta magambo abiravuze. Aravuze ngo igihe kirasohoye. Gisohora nyikisi ngo ubwami bw'Imana buri hafi. Ahita avuga ngo nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Icyo dushaka kureba ngana kivuga ko batubwiye ngo nuko bamaze kubohesha Yohana, Yesu ajya i Galilaya avuga ubutumwa bwiza bw'Imana. None muri ubwo butumwa bwiza bw'Imana iyo Mariko ahise abugaragaza. Ariko mu kubugaragaza ugomba kujonjuramo ubutumwa yavuze koko. Ubwo butumwa bwiza bw'Imana Yesu yavuze bukomemo ibi bintu: igihe kirasohoye, ubwami bwo mu ijuru buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Mvugo kantu none ubwo ubutumwa bwiza Yesu ashatse kuvuga ni nabwo butumwa bw'ubwami bw'Imana. Igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Ahantu dushaka kureba manga rero, ese ubutumwa Yesu avuze ngaha ni ubuvuga ngo igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi? Ese ubutumwa avuze ni ubuvuga ngo nuko mwihane mwemere ubwo butumwa bwiza mbabwiye? Ni ukwihana cyangwa ni ukubwirwa ubwami bwo mu ijuru buri hafi? Kuko ni ibintu biravuze manga mu butumwa bwiza Mariko avuze. Aravuze ngo igihe kirasohoye, ubwami bwo mu ijuru buri hafi, nuko mwihane mwemere ubwo butumwa bwiza mbabwiye. Nimumara kwihana birabatera kubwemera. Batihanye ntago babwemera. Nusu babwemera bati? None bahurira nabwo kandi tumaze kubona hirya Yohana bivuze. Yaravuze ngo nuko mwihane. None amura aya magambo Yesu avuze ubutumwa bwiza Mariko agaragaje Yesu yavuze ni ubuhe? Aravuze ngo nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. None se nyine ubutumwa bwiza ni ubuhe? Aravuze ngo mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza avuze ubwo ni ubuhe? Avuze ngo mwihane. Fara kwihana ni kondisiyo zo kwemera ubutumwa bwiza. Ahubwo ubwo butumwa bwiza ni ubuhe? Ubwami bw'Imana. Aravuze ngo ubwami bw'Imana buri hafi. Aha, ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza Yesu avuze ni uko ubwami bw'Imana buri hafi. Pointre akubwo nibwo butumwa bwiza. Iki rero abantu ntabwo bakize. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza ni ukubwira abantu ko ubwami bw'Imana cyangwa ubwo mu ijuru buri hafi. None wakabaho kondisiyo ni ukwihana.
rero aho ngaho utaza kwita ahantu horoshye kubwira ngo umuntu ubwami bw'Imana buri hafi uko twicaye ukabwira umuntu ngo ubwami bw'Imana buri hafi ahita avuga ngo buri he. kandi nakubwiye ko ari ikintu kigari cyo kwigisha imyaka n'imyaka. Niyo mpamvu tuvuye kwa Yohana tujya kwerekana ngo Yohana niba avuze ko buri hafi, hari ikintu cya mbere gusobanura ubwami bw'Imana, kabiri no gusobanura ikigaragaza ko buri hafi. Aba rero kwihimbira inzira, abandi bose bashobora kwihimbira inzira, bo rwumva ntafite ubusobanuro bw'ubu bwami bw'Imana ngo abwerekane kuntu buri hafi bwabegereye, agahita aramubwira ko biremwe nonaha izere Yesu. Niyo mpamvu rero mu kiganiro cy'ubushize twagaragaje ko abantu benshi bari mu mihamagaro itari iyabo, kuko umuntu uri mu muhamagaro wo kubwiriza ubutumwa, kwigisha, Imana imuha ubusobanuro bwose. Wabyumvise? Niyo mpamvu buri wese agomba kumenya aho Imana yamuteretse kugira ngo ayikorere, kuko umurimo w'Imana ntabwo ari ukwigisha ijambo ry'Imana gusa, ntabwo ari ukubwiriza ubutumwa bwiza. Igihe cyose hari ijambo Yesu avuga muri Matayo avuga ngo umuntu uzaha agacuma k'amazi, uzasomya agacuma k'amazi ku ntumwa cyangwa ku muhanuzi, ngazahabwa ingorane nk'iy'umuhanuzi. Uvuga ngo nawe wahanuye byarangiye, nawe wigishije byarangiye, kuko wamuhaye ku mazi akanywaho. Noneho rero ukanga guha abantu ku mazi, nawe ugashaka kuba umuvugabutumwa cyangwa umuhanuzi. Aho rero niho bipfiriye. Niyo mpamvu amadini amwe yatangiye ari mazima, ari amatorero ko kubona mazima, ariko kubwira ari ry'iby'isi no kuba hari izindi nyungu bakeneye mu bantu, bagoreka ubutumwa bwiza, banga kuvuga ukuri. Ni ukuvuga ngo uyu murongo wumvikane cyane, umurongo uvuze ngo ukubiyemo ubutumwa, kuko Yohana atangiye avuga ngo ni mwihane ubwami bwo mw'Ijuru, ubwami bw'Imana buri hafi. Na hano Yesu nawe avuze ati igihe kirasiye ubwami bwo mw'Ijuru buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Urumva ko barimo guhuza, ntawe uri kuvuga ibye, kandi bakavuga ngo ni ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana yavugaga. Urumva bivuga ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ni ukubwira abantu ko ubwami bwo mw'Ijuru buri hafi. Akonsiyo ni ukwihana kugira ngo ubashe kwinjira muri ubwo bwami, nubwo buri hafi ubashe no kubwakira, kuko utihanye ntabwo bwakwinjira muri wowe, ntabwo wabona ubutumwa. Ngo nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Uvuze gutura niho twashaka kugira ngo twaruke gatoya. Ubwami bw'Imana buri hafi yahe? Buri hafi yanjye cyangwa buri hafi kuza? Ahubwo rero navuga ko bamwe bashobora kugera bikaba ntibabyumve vuba. Pawulo cyakozwe n'umwe cya 17 uhere ku 21 kumanura hasi, ageze muri Atene mu rwa mukuru w'Ubugiriki, yaravuze ngo kuko abanyatenayi bose n'abasuke baho batagiraga ikindi bakora kiretse gushyushya inkuru ngo no kumva ibyadutse. Ngo nuko Pawulo ahagarara agatera upagora ababwira ati, aravuga ati, bagabo abanyatenayi mbonye muri Yesu ko mukabeje kwibanda mu by'idini. Ngo nuko ubwo nagendaga nitegereza ibyo musenga, nasanze Iyi Channel cyanditswe ngo icy'Imana itamenywa, nuko musenga mutayizi niyo mbabwira. Imana yaremye isi n'ibirimo byose, iyo kuko ari we mwami w'ijuru n'isi, ngo ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu, kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akeneye, kuko ari yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose, kuko kandi yaremye amahanga yose abantu bakomoka ku muntu umwe ibakwiza mu isi yose. Ni nayo yashyize ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yategetse, igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye, ngo kugira ngo bashake Imana ngahari babashe kuyibona bakabakabye, ngo kandi koko niri kure y'umuntu wese muri twe. Iyo tuvuze Imana tukavuga Yesu, tuba tuvuze ubwami bw'Imana. Niba rero Imana kuyishaka ari ugukabakaba, bivuga ngo buratwegereye rero sasa, igisigaye ni ukubwemera. Kubwemera ni ukwihana. Wabyumvise? Muri make ubwami ni Yesu. Ndetse Yesu n'ubwami waritandukanye, kandi ari nyirabwo. Aho ngaho niho twasobanuraga, umuntu ashobora kumubwira ngo ubwami bw'Imana buri hafi, akagira ngo hari nibizava mu kirere. Twebwe icyo turimo gushaka kwerekana Bibiliya ivuga nuko bire bagaragaje ko ubwami bw'Imana buri hafi, nuko Imana itwegere kuruta ko imyambaro twambaye itwegereye. Pawulo avuze ngo kugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kwibona bakabakabye, kandi koko niri kure y'umuntu wese muri twe.
Imana ni umwami uba mw'Ijuru akaba no mw'isi. Bibiliya iravuga ngo ijuru ni intebe y'Imana, isi ikaba intebe y'ibirenge byayo. Tekereza ubu ni wicaye ku ntebe, reba y'ibirenge byawe bikandagiye. Aha ni kure, ni hafi cyane. vuba utegeze ni gukandagiye nyine. None isi ni intebe Imana ikandagiyeho. Gusa urumva Imana itahari nyine. Irahari tureye. Ntabwo iri kure, urumva niba isa ari ibirenge by'Imana biri, ni nkuko nawe wicaye hano n'ubutaka ukandagiye. Aho twe twicaye ku birenge byayo. Nyine ngo turi ku birenge byayo. So rero ni ukuvuga ngo icyo dushaka kwerekana nuko ubutumwa bwiza abantu bagomba kubwirwa cyangwa abantu bagomba kuvuga ni ukubwira abantu ko ubwami bwo mu ijuru uri hafi, ukavuga kondisiyo ni mwihane. Abantu rero batigeze bahamagarwa bihimbiye ibintu bagahita bigira bigisha n'abavugabutumwa n'aba bishop n'aba apostle bagajya kubeshya, ariko Imana itigeze ibaha ibi bintu ngo bamenye uburyo bisobanura abantu. Niyo mpamvu azagenda agusomere akugire kuri Samweli amuvimuzi, amwerekane kuntu yari umuhanuzi ngo Eredani ukagera i Berisheba ngo ubuhanuzi bwe butatakaraga hasi, ahita kwira ukuntu Samweli Imana amuhagurishije ngo agiye kwimika Dawidi, avuye kuntu Dawidi yari mu ishyamba umushumba agahinduka umwami, ati Imana ijya ivana no mu bushumba ikaguhindura umwami. Ati nubwo ubona uri mu bushumba mu buryo bw'umwuka ukabona uri mu buzima bukugoye bukunanije, atari ko Imana ije kuvana muri ubwo bushumba, kuvanye mu ishyamba ari wicayemo, kuvanye muri ibyo bihuru wirirwagamo mu buryo bw'umwuka uragiye ibidahari. Imana iraguhagurukije iguhinduye umwami. Imana nawe iguhaye ubwami ugiye kuyobora mu buryo bufatika, ugiye gukomera. Ati tera haleluya, bakaba barayiteye. Yarangiza akavuga ngo ninde ushaka kwakira Yesu wame n'umukiza w'ubugingo bwe. Ubutumwa yavuze tubonye aha bugiye gutuma uyu muntu yihana akakira Yesu nubuhe muri ibyo yavuze. Ntabwo urumva rero niba Bibiliya yamaze kugaragaza uko Yohana yatangiye avuga ni mwihane ku bwami bwo mu ijuru buri hafi, Yesu ari we shingiro ryo kwizera kwacu, ari we twizera, akavuga ngo ni mwihane mwumva ubutumwa bwiza bw'uko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza ni ugusobanurira abantu ubwami bwo mu ijuru, ukabusobanura ugafata n'umwaka ukibusobanura. Si n'umwaka abo kugeza igihe mupfiriye mwese, niba kugeza igihe uvuye mu mubiri. Inyigisho yawe yose iteka ryose ugomba guhora wigisha ubwami bw'Imana, ugomba guhora ubuvuga icyo buhatse, icyo buzatuzanira, ibibugize, kwera kwabwo, umwami wabwo, uburyo bazabamo bagomba, ugahita ujya kuri kondisiyo abakwiye kubamo ni bande, umwami wabo bakwiye kwakira mu mitima yabo, asate akunda iki, yemera iki, wabyumvise. Ukajya kwerekana noneho ibibi bikorerwa muri iyi si bibatandukanya n'umwami wabo. Ariko ugomba kwigisha ubwami. Muri iyi si dufite ibibazo byinshi bitugoye, turapfusha, turabura ababyeyi, turabura abana, turarira, tubura mu birogo, intambara. Murebe izi ntambara ziri gucicekana mu isi. Afurika hano intambara ziruzuye. Iyi ntambara hagati ya Kongo na M23 irimo guca ibintu. Ibihugu byacu bya Afurika harimo intambara nyinshi. Mu Burayi bw'uburengerazuba ngira ngo murabona Ukraine n'Uburusiya intambara barimo imaze umwaka. None Aziya nayo intambara yiteyemo, Israeli ihanganye na Palestina mu buryo bw'uriya mutwe wa Hamas, n'ibindi bihugu byose birimo kwikubitamo by'Abarabu. Mu isi ni intambara, ni imibabaro, ni agahinda, nta munezero. Ariko ubwami bw'Imana dutegereje ibyo ntibizarangwamo. Igisha abantu ibyo bintu kugeza ubwo wavuze ati aho hantu ko twumva ari heza, aho hantu tutazabura abacu, aho hantu tuzongera kurira, aho nazongera kurwara, aho nazongera guhangayikishwa nuko nabuze akazi. Niki nakora ngo aho hantu nzahajye? Ngira icyo nakora. Ugakurikizaho kondisiyo mwihane. Ndihana iki ko nta byaha mfite njyewe? Simbeshya sinukana. Injira ujye kubasobanurira ibyaha umuntu akora n'inkomoko y'icyaha kari muri Adamu. Nushaka ubutabeshya uri ingeso nziza, jya gusobanura umuntu uburyo yabaye umunyabyaha muri Adamu. Ubundi ubwo nibwo butumwa bwiza bwami bw'Imana. Kuko uyu muntu y'umubwiye uti oke, urumva noneho ushaka kuzabayo, umva aho hantu ntabaye ubwo naba mpombye. Siniho nshaka. Mbere yuko ubayo rero ugomba kubanza kwakira umwami waho ukamwizera.
nuhamagara abantu ngo nimuze mwakire Yesu umwami n'umukiza, baraza bazi ibyo bajemo, bazi bo bagiye kwakira. Kuko icya mbere azi ko agiye kwakira niwe nyir'ubwami ari kujyamo. Icya kabiri azi ko ari wamupfiriye. Ubwo gupfa ntabwo twabivuze ko niyanyigisha igaruka werekana uwo muntu wakira ninde yaba yaje mu isi se byagenze biturumva ko bwa butumwa ari ikintu cyagutse kitarangira, bubaye bugari, ni we ni bigari cyane n'ibinashira. None usobanure kugeza ubwo buri muntu wese ahaguruka avuga ngo ndashaka ubwo bwami. Kabiri, namaze kumenya ko nyirabwo ntahuriye n'icyaha, ndasaba kwihana, menye ko nkomora icyaha muri Adamu, kandi kugira ngo nyikire ni ukwizera Yesu Kristo. Uyu muntu naza kwizera ukamwatuza kwizera Yesu, urugendo atangiye avutse ubwa kabiri n'umwana w'Imana, kuko ahagiye arahazi, ni mu bwami bw'Imana, ni bwo mw'Ijuru. Nyirabwo aramuzi, icyo yanga n'icyo akunda arakizi, azatambuka muri iyi si ayigendemo neza akijijwe. Kandi uyu muntu nagiraho umuntu avuga kuko nawe wavutse ubwa kabiri, azavuga ati ni Yesu umwami wanjye uvuze. Nagiraho babandi b'ibipindi babeshya ngo bavutse ubwa kabiri barimo baravuga, azavuga ati ntabwo ari Yesu. Uyu rero ni intama Yesu izaza yumva ijwi rye, ihagaze muri aya magambo Yesu avuze ngo uw'Imana yumva amagambo y'Imana, kandi akunda kumva ijambo ry'Imana kugira ngo yumvemo imvugo ya Yesu. Urumva aha rero tukareba ngo abantu bizeye iki. Abaroma ibice 10:9 haravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera umutima wawe ko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa kawe ariko yatuza agakizwa. Icyitondero ni ukuvuga ngo kwizera ni igikorwa kiri hagati yawe na Yesu. Kwatuza akanwa ni igikorwa cyo guhamiriza abantu mu ruhande rw'umubiri cy'uko bakijijwe, ariko gukizwa kwa nyako guturuka mu kwizera, kandi ukwizera ni hagati yawe na Yesu. Yesu arabizi ko wizeye cyangwa utizeye. Niba kubwiye ubutumwa bwa prosperity bushingiye ku by'isi, agasuza guhamagara ngo ino wakire Yesu wami n'umukiza, akakwatuza Yesu, Yesu arabizi ko umwizeye cyangwa utamwizeye. Kubera iki rero navuga ngo ntumwizeye? Kuko ntabwo wabwirijwe ubutumwa bwiza, fondasiyo yabwo ntabwo aribwo wabwiwe. Ni ukuvuga ngo ntabwo bigeze bakubwira ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana, ntabwo wabwiwe ubwami, ntiwabwiye kwihana, ahubwo bakubwiye ko ubwami buguha ibiryo n'akazi n'amafaranga, ukwiye kuza ukakira Yesu. Niyo mpamvu Yesu aha, kandi na Yesu bakwakirije ntabwo umumenyi wari we. Ntose wamumenye nyine, wamumenye ute? Icyambere ubwami bwe ntabwo wamenye ngo nabukunde ubugirire inyota, kandi ubwo bwami nibwo bubitse mu bugingo buhoraho. Icya kabiri, Yesu ntabwo wamukwigisha ngo akwereke icyamuzanye mu isi, yapfiriye iki, kwera kwe n'uburyo yanga icyaha no kwihana. Nta nubwo bakwigisha nawe kwihana ngo akwereke ubunyabyaha bwawe, ubone kavukire yawe, urebe uko uhagaze n'uko usa, bitume noneho umwakira. Uracyari injiji wowe, umwakire kugira ngo akwihera ibiryo, kuko nibyo bakwigishaga gusa. Kandi Yesu hano yigeze abibwira abigishwa bari bamukurikiye ubwo yari amaze gutubura imikati, barangije baramukurikira ati ahari yatugaburira n'ubutaha. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 6:6, Yohana 6:22 kugeza 27. Bukeye bwa iteraniro ry'abantu benshi ryari rihagaze hakurya y'inyanja, bamenye yuko hari ubwato bumwe gusa, kandi ko Yesu atikiranye n'abigishwa be muri bwo, ahubwo ko bagiye bonyine ubwabo. Nuko ayandi mato avuye i Tiberiya amaze kwambuka, afata bugufi bwaho baririye ya mitsima. Ngo nuko ayandi mato avuye i Tiberiya amaze kwambuka, afata bugufi bwaho baririye ya mitsima, umwami Yesu amaze kwishimira. Nuko abo bantu babonye ko Yesu n'abigishwa be badahari, bikira muri ayo mato ubwabo, bajya i Kaperinawumu kumushakirayo. Bamubonye hakurya y'inyanja, baramubaza bati, mwigisha, waje hano ryari? Hano baragaragaza urukundo bamukunda, ariko Yesu arabizi mu mitima yabo ko batamwizeye by'ukuri, ahubwo bizeye imitsima yatubuye. Bamubwiye aramubara bavuga ngo
biratubwiye ngo kuko umutima ari w'umuntu yizeza akabarwa gukiranuka kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Uvuga ngo kugira ngo Imana ikubareho gukiranuka uba umukiranutsi ni ukuba wizeye by'ukuri. Noneho rero agakiza ugahabwa mu kwizera. Yesu arabizi ko uyu muntu aba atizeye cyangwa aba yizeye. Uvuga ngo umuntu ashobora kubwiriza ubutumwa bw'abantu ukagira ngo ubutumwa bwiza bw'Imana akubwiye akaguhamagara ngo ngwino wizere ukagira ngo warizeye by'ukuri, ariko Imana mw'Ijuru ibona neza kutigeze wizera, ukibwira ko uri mu rugendo rya mw'Ijuru kandi utajyayo, ukibwira ko ukijijwe kandi udakijijwe, ukibwira ko ubugingo buri muri wowe kandi ntabwo ufite, ukibwira ko ufite agakiza kandi ntabwo ufite, ukibwira ko uzagera mw'Ijuru kandi utazagerayo. Abo rero niwe ngirwa abakristu kandi ni 95% 5% nibo bonyine bakijwe by'ukuri. None wumva kuntu Yesu avuze aya magambo ngo bamubonye hakurya y'inyanja baramubaza bati mwigisha waje hano ryari? Abantu benshi nukubirwa biruka mu misozi bavuga ngo mwigisha waje hano ryari, babaza Yesu. Ubu tugiye kureba abo bose barirwa mu misozi, mu buvumo, mu butayu, mu muntu uza muri izo nzu zabo ngo ni insengero bashaka umuntu bigisha bati Yesu turagukunda, Yesu turakwemera, Yesu ni inshuti yacu. Ariko Yesu abareba ati umva kuntu yababwiye hano 26 turavuze ngo Yesu arabasubiza ati nukuri ndababwira yuko ibimenyetso mwabonye atari byo bituma munshaka, ahubwo ni ya mitsima mwariye mugahaga. Umva murongo nashakaga rero, ntimukorere ibyo kurya bishira, ahubwo mukorere ibyo kurya bigumaho kugeza ku bugingo buhoraho, ibyo umwana w'umuntu azabaha, kuko se ari we Mana yamushyizeho ikimenyetso cyayo. Urumva hano ati uyasha murambeshya, murimo kuza mumbeshya ngo mwampize ngo mwarambuze ngo Yesu ndagukunda. Murabeshya, ntago munshakira kugira ngo mubone agakiza. Muranshakira ko nongera nkabaha imitsima ngatubura mukarya nkabaha ibiryo. Ni mpamvu abantu benshi birirwa mu madini bashaka abigisha babigisha inyigisho zihwanye n'ibyo bashaka, kuko ni nayo myizerere bakirijwemo. Ibyo bashaka ni ubutunzi bwo mwisi. Yes, ni ukuvuga ngo bakirijwe mu myizerere y'ibyisi, ntago bakirijwe mu butumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana. Ko nabari bamukurikiye bitewe n'ibyo ari nturise babona hano batarimo kumushaka kubera imitsima yari yabahaye. Kabwe ati rero murabeshya, ntago ari ibimenyetso nakoze bibateye kunshaka, ahubwo nuko mwariye mugahaga n'imitsima nabahaye. Atariko ntimukorere ibyo kurya bishira, ahubwo mukorere ibyo kurya bibageza mu bugingo buhoraho. Ubwami bw'Imana, ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana ni buriya, ni ukubwira abantu ubwami bw'Imana, kubabwira kondisiyo kwihana, ukajya gutondagura ubwami bw'Imana, ukava ukajya gusobanura kwihana k'umwana w'umuntu, ukerekana icyaha cye yakoze, ukajya mu ngobyi ya Edeni, ukaza kwerekana utanga ubwami ari we Yesu, ukamuvuga icyamuzanye n'intego ye n'urupfu yapfuye kari ukugira ngo akize abari mw'isi. Nyuma ugahamagarira abantu kuza kumwizera ukabatuza Yesu. Aba bantu batujwe Yesu nta kizabahagarika mu rugendo rya mw'Ijuru. Cya kabiri, bazamenya imvugo ya Yesu n'imvugo ya Satani. Icya gatatu, bazamenya ibirimo biratera mw'isi byari byo, bamenye uburyo babyirinda. Icya kane, bazamenya bagenzi babo barimo kwigisha ijambo ry'Imana, bamenye ngo uyu muntu uri kuvuga ndi kumvamo imvugo yande y'umwami wanjye. Ntago bazavuga ngo bira ni inyanja, ntibazavuga ngo bira ni ishyamba, ntibazavuga ngo bibiriya ni iyobera ryera, kuko bazaba bisobanura, kuko bo ni abana b'Imana bavutse ubwa kabiri kandi bahuye n'abana b'Imana. Ubu iyo tuvuga ubutumwa tubwira abantu amadini barimo kuntu bagiye kurimbukiramo, reba ahantu wicara urasanga inyigisho wigishijwe ari prosperity gusa, nizo uhora wigishwa, unizera nizo wigishijwe uwo munsi. Tekereza inyigisho wigishijwe uwo munsi bigatuma ujya kuvuga ngo wizeye Yesu. Abenshi bakurikiye Yesu bamushakaho imitsima. 95% imitsima ku isi yose mu madini ni imitsima bamukurikiyeho. None uyu ni Yesu ari kutwereka urufatiro rw'ubutumwa bwiza tugomba kuvuga. Reka turebe atumye n'intumwa ze uko yazibwiye, kugira ngo byumvikane neza. Ndasubira muri Matayo 10 umurongo wa mbere avuze ngo ahamagara abigishwa be 12 abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Hana itavuga umurongo 5, aba 12 Yesu arabatuma abategeka ati ntimuzajye mu bapagane cyangwa mu midugudu y'Abasamariya, ahubwo mujye mu ntama zazimiye z'umuryango wa Isiraheli, nimugende mwigisha muti ubwami bwo mw'Ijuru buri hafi. Hanyuma hakaba n'ibiherekeza rero ubwo butumwa: mukiza abarwayi, muzura abapfuye, mukiza ababembe, mwirukana abadayimoni, mwaherewe ubusa namwe mujye mutangira ubundi. Wabyumvise? Urumva kagaragaje icyo bagomba kuvuga: mugende mwigisha muti ubwami bwo mw'Ijuru
uri hafi. Hari ikindi avuze niyo kundisiye. hanyuma ibindi byose by'umubiri, gukiza indwara, kwirukana abadayimoni, ibyo binatandukanye n'inyigisho sasa. Ahubwo nuko Imana igushyigikira ubutumwa bavuze ugasigara wirukana abadayimoni. None reba amacacize mu Rwanda yuzuye, abantu bose bigize ngo barerekwa ngo barahanura, arahera mu gitondo abwira umuntu ngo haguruka mubwire icyo Imana ikumbwiyeho, ariko ntabwo mubwira ngo mwumve ubwami bw'Imana. ntabwo abanza kwigisha ubutumwa bwiza, ahubwo arahera mu gitondo avuga ngo mama haguruka mubwire icyo ikumbwiyeho, ati ndakubona iwawe bimeze gutya. Ababishop bese nuko bameze mu Rwanda na Uganda na Kenya, ku isi yose hafi yose nuko bameze, urumva Afrika yose si. Agahera mu gitondo ngo yerekwa ngo yirukana abadayimoni mu bantu, nta butumwa bwiza bw'Abami bw'Imana gishe, kandi abantu bashiriyeyo niho bicaye. Aba rero nababwira ngo ntabwo ari Imana yabatumye, kuko uyu muntu udashobora kuvuga ubutumwa bwiza bw'Abami bw'Imana ngo Imana ibashe guherekeza ubutumwa ikora ibyo bimenyetso, hari undi wamutumye witwa Satani. Uzi ibintu biteye isoni. Mu munsi umugoroba w'ejo haranaciye kubitana n'isheni y'abantu, niyo nayita isheni, umurongo w'abantu munini ugiye kurara muri hoteli, waje gushaka ibyo bitangaza, uvuye mu bandi mahanga winjiye muri ari ibyo baje, ari byo bibazanye baje kugira ngo bitwarire uyu shitani, bamutware. Kuko impamvu ntabwo Imana ikora ibitangaza, ikiza indwara, irukana abadayimoni n'ibindi, mbere yuko abantu babanza kwakira ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana. Abakizwa mu ruhande rw'umubiri ni ababanje kwakira ubwami muri bo. None umuntu nturanamwizeza Yesu ngo amwizere, ntamubwira ubwami agomba kuzabamo, ntamubwira Yesu icyamuzanye mu isi, ntamubwira ko uyu muntu yakoze icyaha cyo muri Adamu kandi Imana ikimubaraho ngo akire icyo cyaha yizeye Yesu, uhise utangira kumukiza indwara, utangiye kuvuga ngo haguruka. Benshi rero 95% bose bahagaze muri urwego rwo kuba aringirwa abakristo, ntabwo bizeye. Buri inkike bagwamo, ariko ntabwo bazasohora kuremba urwerwa mu ijuru. Mu kiganiro cy'ubushize bavuze ku muntu witwa nta bwenge nawe yarazi ko ajya mu ijuru, ariko ntabwo yari yize mu by'ukuri, kuko nta butumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana yahawe. Yaragiye ngagarukira ku marembo y'ijuru. Icyitonderwa hari ukuntu bibwira ngo yageze mu ijuru ko karagerayo, hoye ahubwo finali yo kuva mu buzima bwe yarazi ko agiye gutangira mu ijuru, abona Gehenomu. Kuko umuntu wese amenya ko yahisemo inzira nziza iyo kurimbuka cyangwa y'ubugingo, ari uko ari kwamburwa umubiri awusohokamo, nibwo ahita amenya ngo aho rero ni wuba wegereye irembo ry'ijuru cyangwa irya Satani, atagira amaso y'umwuka. Mbere ubundi bavuga yuko umuntu ugiye gupfa mu masegonda make, Imana itimugara ibintu byose yakoze mu isi, ubwonko butabuturuna kandi bukabizana akabibona byose ku murongo, ukuru byaje byose, ubuzima bwamuranze bwose, ibibi yakoze n'ibyiza ba ako kanya agahita abona ibije kumwakira. Ni abadayimoni cyangwa ni abamarayika, urumva? Nta bwenge rero nawe yakomeje urugendo ari mu buzima bw'umubiri, agira ngo hari nasoza urugendo rw'umubiri azagera mu ijuru. Irembo yaribonye ari kuva mu mubiri, abona abamarayika ati jya hariya, komeza hariya, hano ntabwo wemerewe kuhinjira. Kandi wibuka yari yagiye impaka mu Kristo nk'uku nguku, Kristo aramubwira ati mwene data, nubwo mbwiye kuri umugenzi nawe, ariko nta bimenyetso nkubonana byerekana ko uri kujya mu ijuru. Nta bihari, ndabona nta kimenyetso ufite ku ruhande, n'ikanzu yawe ntabwo, nta kanzu ubona wambaye. Muri make imirimo yabo igaragaza ko noneho rero ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu ashobora kubwiriza ubutumwa cyangwa ngo avuge ngo haguruka mubwire ngo iby'Imana imbwiye, ngo agusengeye kwirukanamo abadayimoni, ngahita akubwira ngo urizeye Imana irakwemeye, cyangwa nakubwira ngo akira Yesu wawe n'umukiza. Hoye ibyo ntabwo ari byo. Imana ishaka ko twigisha abantu ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana. Twabubonye ni ukubwira abantu ubwami, tukabwira kondisiyo z'ubwami kari ukwihana, hanyuma tugatondagura. Ibi ni ibintu wigisha ukazarinda upfa bitarashira, ugasobanura nyir'ubwami, ugasobanura uburyo ari umuremyi, ukavuga ukuntu yaje mu isi, ukavuga ko yaremye isi. Mbega urumva ni ibyo wiberamo gusa, ntabwo wigisha ngo biremwe nonaha, ntiwigisha ngo uzeho ubukene, ntiwigisha uzeho ubukene n'inzara ngo arapfuye, ntushobora kwigisha ngo abiseye bamusenje ukora ngo nawe ngo ibyari bimeze nk'inyanja Imana ibivanye. Uwo mwanya ntabwo ubona, ntawe wabona. Ubwo bwami burihagije kubisobanura, urumva? Kuko biriya byose
ni umugambi w'agakiza ku bantu Imana yari murategura. Yaba biseye bava muri Egiputa, yaba bambuka inyanja itukura n'ibiki byose, ni umugambi w'agakiza Imana iri gutegura. Ibyo ni amateka tuba turi gusubiramo ngo dusome, ahubwo turebe ibyo Yesu yavuze. Intumwa singizi Yesu arazitumye se, sibyo arimo arazibwira se, sibyo ngo mugende mubwira abantu ubwami bw'Imana. Batangiye bavuga iki se? Nibwo butumwa bavuze. Usomye ibyakozwe mu gice cya mbere, igice cya kabiri, wuzuye umwuka wera, ba Petero nibyo bintu bavugaga gusa, nta bindi bavugaga. So rero abantu benshi babwirijwe ubutumwa bw'abantu, ubutumwa bwiza bw'abantu, babwizereramo Yesu bagira ngo baramwizeye by'ukuri. Ntabwo bamwizeye pe. Ni ukuvuga ngo ni ingirwa wa Kristo, kuko umuntu wizeye by'ukuri ni uwabwirijwe ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Genzura ahantu wicaye urebe aho uri, urasanga mu nyigisho zose wigishwa ntazikubiyemo ibi ngibi tuvuze. Urasanga ibintu bibandaho ni ibintu by'umubiri gusa, kandi ibintu by'umubiri Yesu yaravuze ngo twebwe ntidushaka ubwami bw'Imana gusa, dushaka ubwo bwami. Hano muri Matayo niko yavuze igice cya 6, shaka ubwami bw'Imana. Igice cya 6 nabwo bukenewe. 6 yaravuze ngo nimanze mushaka ubwami bw'Imana. Igice cya 6 umurongo wa 33, sorry 31 kugira 33 haravuze ngo ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa ngo tuzanywa iki cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose bapagani babishaka, kandi so mw'Ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, n'ibyo byose muzabyongererwa. Urumva inyigisho zishingiye ku bintu by'umubiri by'isi, Bibiliya isigaragaza ko ari inyongezo. Bo bagiye gufata inyongezo, ahubwo vuga uti abigisha batanga inyongezo. Abo bose bigisha iby'isi barimo guha abantu inyongezo yo kubabwira ubwami. ariko ibyo ni nko kubeshya ko nawe ushobora kugera umuntu avuga ati ngwino nkongeze, kandi nawe uzi neza ko utari wagura ngo nawe uvuge ngo urabitwaye. None se arabizi we? Ntabyazi. Wazi ko izo nyongezo arizo zirimo Yesu, kandi Yesu anamo kugaragaza ngo ubwami bw'Imana nibwo butanga inyongezo. Ugomba kubanza ukabwirwa ubwami bw'Imana ukabwizera, ukizera umwami wabwo, hanyuma bukaguha inyongezo. None ngambwira aba bantu ufashe ukababwira inyongezo, ukababwira ngo nimuze mwizere utanga inyongezo. Vuga ngo bizere Yesu mu nyongezo, ntabwo bamwizeye nk'umwami utanga ubwami, nta nubwo bamwizeye nk'umwami wabapfiriye kugira ngo azabahe ubwami, ahubwo bamwizere kugira ngo abahe inyongezo. Nose uyu muntu arizeye, kandi kwizera kwanya ko tubonye ko mu Baroma bavuze ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami. Ntabwo rero umuntu aba umwami adafite ubwami ayoboye, agomba kuba ufite. Wabyumvise? Mukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Urumva ko ari bya bintu bigarutse. Hari umwami ubwo afite ubwami, hari ukuba yarazutse ubwo yapfiriye ibyaha by'abari mu isi. Ugomba kubanza ukamenya, ese uyu wazutse Imana yazuye yamuzuye ubundi yabanje gupfa, ese niki cyatumye apfa? Izo nyigisho abantu bakwiye kwigishwa. Kabiri, ese kuki ari umwami? Ubwami bwe nubuhe? Burahaganaye. Niki kibuhatse? Bufite iki ubwo bwami ku buryo bundutira ubu ngubu bw'isi ntuyemo? Noneho ibyo babikwigisha ukabona kwizera, bigatuma kwizera kwawe ko kugaragaza kuvutsa ubwa kangahe? Ubwa kabiri. None niba umuntu akwigishije iby'isi akaguhamagara kuvuga ngo ngwino wizere, ni inyongeza kubwiye. Ngwino wizere inyongeza. Ubuzima bwawe bwose ntukijijwe. No kuvuga ngo watanga ibyacumi, watanga amaturo, waba umuririmbyi, wavuga ngo urumuvuga butumwa, waba uvuga ngo urabo mwigisha, ibintu byose uzamo by'idini ubamo byose nturizera. Icyambere nta butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bugutera kwizera by'ukuri, nguvuga ko bwa kabiri wigeze ubwirwa. Kabiri, ntiwigeze wizera by'ukuri kuko baguhaye inyongezo. Gatatu, nta bugingo buhoraho buri muri wowe. Kane, uribwira ko uzajya mu ijuru ko ntuzajyayo. Gatanu, uzi kuri mu nzira ariko ntago uyirimo, inzira ijya mu ijuru. Icyo kintu uracyumva wowe dukurikiye? Imirimo yose wakora mu idini ubarizwamo ntago uzajya mu ijuru. Nimwe byamenyeze twavuga ngo dushaka kwereka abantu. Ni ukuvuga ngo uyu muntu akoreye inyuma ya zero, akoze yaranje kurimbuka n'undi nyine yakaba rero umuntu yakaba yimva agasobanukirwa urugendo rwe,
agasobanukirwa aho yakirijwe, agasobanukirwa uburyo yakira agakiza, mbese kugira ngo wature ko Yesu Kristo ari umwami, mbese kugira ngo bakubatize wizeye gute, wizeye ushingiye kuki? Ese baba barakubwiye ngo Yesu arakiza kubera uburwayi wari ufite, cyangwa kubera inzara wari ufite atanga ibyo kurya, kubera warabuze aho kurara atanga aho kuryama, atanga urubyaro, ukizera ukurikije ibyo bitangaza ibyo ari byo byose bakubwiye, wahindukira ukakira ubwami bw'Imana, ukakira umwami Yesu, ugahera kugakizwa kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi Yesu ashobora gutinda kugaruka ariko ukava mu mubiri, yahamagara ukumva ijwi rye ukitaba, kuko ubu ntushobora kumva ijwi utarigeze umwizera. Aba rero nibo nyine twavuze. Yesu yavuze niki gituma mutamenya imvugo yanjye, niko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Aba ngaba nta nubwo bakunda ijambo ry'Imana ry'ukuri, kuko urabivuga bakumva birababihiye. Nose Yesu urabona ikihe cya gatandatu tumaze gusoma ari muri Yohana cya gatandatu, ari kubabwira ngo nimukorere ibyo kurya bishira, ngahubwo mukorere ibyo kurya bihoraho bizabagiza mu bugingo buhoraho, nibyo umwana w'umuntu yerekaniwe. Urumva, niba bari bamukurikiye kubw'imigati yatubuye, ukomeje kiragice yahise atangira gusobanura ko bari bazi ko agiye kubaha indi mitsima, ahubwo ahita atangira gusobanura ko ari we mutsima w'ubugingo. Arabata umuntu wese unjyaho ntazasonza na hato. Ntago yaba mwarariye wabyumvise ati kandi ninjye mutsima muzima wavuye mw'Ijuru. Aruye ati ninjye mutsima muzima umana kuva mw'Ijuru, si nko basekuruza banyu bari nyamara bagapfa bakanga ahubwo ngo uyu mutsima muri zarya ngo umutsima uzabageza mu bugingo buhoraho. Batangira gusubira inyuma, bahita ba mugabo katuzi kagiye kuduha imitsima tukira ngo ni umutsima tugiye tumuryo turya umubiri wewe. Batangiye gusubira inyuma baragenda, kuko kwizera kwabo bizera Yesu bamwizere mu mitsima yatubuye akabaha n'amafi. Tuwo mugabo tuzamukurikira. None ageza ababwiriza ubutumwa bubinjiza mu bugingo, ntabwo bari bubwumve ahubwo baramuhunga. Aba bantu rero turavuga bizeye izi nyigisho z'inyongezo, prosperity gospel. Iyo havuzwe ubutumwa bwiza bubitse mu bugingo buhoraho, buriya tumaze kubona baraguhunga. Iyo bataguhunze bakwita umuyobi, iyo batakwise umuyobi bakwita ko wavangiwe, iyo batakuvuga gutyo baturiye rishakira abayoboke sha. Ariko kandi nanone ntiwabarenganya, wibuke ko imitima yawe yaramaze kubohwa. Inabohwa se bonde yawe biranarenze, kuko ubwa mbere yari ibeshya abapagani batarigeze bibeshya nanone ko bakijijwe, kandi undi bagiye mu gipagani kirusha icyo bari barimo. Niyo mpamvu nyine tuberetse ukuri kugira ngo noneho bahindukire. Twese turahari kugira ngo tubafashe, tubatuze Yesu, bamwizere kandi bakurikira ubutumwa bwiza bwa nyabwo bushingiye kuri ibi tumaze kwerekana. Dusoreje ahangaha, hanyuma turararikira abantu gukomeza kumva ubutumwa bwiza, kuko mwumvisha ishingiro ry'ubutumwa bwiza. Nimwihane ku bwami bwo mw'Ijuru buri hafi. Ubutumwa bwiza no kubwira abantu ubwami bw'Imana, ubwami bwo mw'Ijuru. Hanyuma kondisiyo ni ukwihana. Ibi rero akaba ari ibintu wigisha ugakora amasemineri ukazarinda upfa utari warangiza kubyigisha. Naho nibitabaye ibyo mwizeye byose bahora bigisha inyigisho z'ibyisi, nta bugingo mufite, muri kwibeshya ubugingo. Niyo mpamvu mudakunda n'inyigisho z'agakiza, ahubwo mushaka inyigisho zishingiye kuri logique n'inyigisho zishingiye ku byisi. Rimwe na rimwe bakavuga ngo ariko ngo bari inyigisho ngo barababwira abantu ngo nizo gutera abantu ubwoba, ngo nizo kubahamura, ngo nta nubwo bazi gutanga inyigisho ngo zihumuriza abantu. Ihumure niri, ahubwo ihumure niri, iri niryo humure. Naho ririya ryo barimo ni iterabwoba ahubwo rikomeye, kuko no bahora n'ubwoba. Ahubwo ikigaragaza ko bahora n'ubwoba bo bumva iby'amahoro bakikanga kurimbuka. Bakwikanga kurimbuka agahita ifatwa n'ubwoba. Ariko se ko bagifite ubushobozi, umuntu wese ugihumeka bagifite amahirwe yo kugira ibyo ahindura. Aho kugira ngo wikanga uvuge ngo izo nyigisho n'iziterabwoba, wakwakire Yesu maze nawe ukajya mu mahoro ye, ntukongeye gutera ubwoba n'ibyo wumvishije by'ubugingo, ngo kumva ijwi rye. Ubundi kiba kiteye ubwoba umuntu ni ijwi rya Yesu yumvishije akikanga, kuko na Shetani yumvishije ijwi rya Yesu arikanga, aravuga ati kurimbuka kuransatiriye, agahita yikanga. N'igitumye umuntu yikanga nta kindi, nuko yumvishije ijwi rya Yesu kandi yaranze kumwakira. Rero urumva ko bo bazi ngo kuba ushonje umuntu akakubwira ko Imana ikugaburiye ngo nihumure umuhaye. Kuba uri umukene ngo umuntu akagatera inyigisho ivuga ngo Imana itanga ubukene, ngo na Salomo yari umukire, ngo ubwo uramuhumurisha. Ubukire ahubwo ubu ngubu ufite ubwo hano ku isi ntiwabukize,
bo rero bazi ngo ubwo nizo ngisho zihumura ubutanzi cyane ko n'amagambo agarukamo ngo Yesaya yaravuze ngo muhumurize abantu banjye muhumurize muabwira ibyurutse umutima ikitonde ibyurutse umutima ahubwo nibi urubuga kanavuze ngo mubahumurize mubabwire ibyurutse imitima none se urumva ibyi amafaranga yurutse umutima ntibishoboka bayafite nibo barushaho umutima urushaho ahubwo urahagarara ibimenyetso bigaza ko umutima uhagarara niki ugitunga amafaranga ukenera umurinzi yaba hari nawe ntumwizera ugakenera amashanyarazi utari wayizera ugakenera imbwa nayo utari wagira ngo nayo ikihagera ukavuga ati simbyizeye neza hari igihe imbwa hari bazayijugunya inyama sinyibone ukagura kamera ibyo bintu byose tuvuze bigaragaza ubwoba uyu muntu afite none se atari ikibazo none ko yarafite amafaranga kuki atatuje ibyisi byose ni umubabaro gusa na nyirabyo ubitanga nyirabyo twamaze kugaragaza tukubona muri biri twereka nawe ni umunyabwoba ntabwo wayifata ngo nani kugira ubwoba utagira reka rero dusoreze aha ngaha dushimire abari badukurikiye aha turimo gukangura abantu tubereka ubutumwa bwiza kuko abantu benshi bibwira ko bajya mu ijuru kandi ntabwo bajyayo rero umva ubutumwa bwiza kandi ubukunde ushake naho burimo buravugirwa bushingiye kuri ibi ngibi tuvuze niba utabyumva ukaba utabyemera uri kwibeshya ubugingo kandi ntabwo ufite uri kwibeshya kujya mu ijuru kandi ntabwo uri kujyayo uri kwibeshya kuri mu nzira kandi ntayo uhagazemo uri kwibeshya ko wamaze kwizera ntabwo urizera uri kwibeshya ko uri umukristo ntabwo uri umukristo uri kwibeshya ko wavutse ubwa kabiri uravuka ubwa kabiri niyo mpamvu udashobora kumva ijwi rya Yesu mu ijambo ry'Imana Imana rero ibaha umugisha reka dusoreze aha ngaha dusengera Imana dusenge umwami Imana mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye yuko twemereye iki kiganiro ukabana natwe nukuri kandi tugushimiye n'abandi bantu bose bazacyumva yaba none n'ikindi gihe yaba imyaka ko uzashima utari wagaruka twari itorero ushima ko ubutumwa buba butambuka kuri izi mbuga nkoranyambaga mwami Imana uzavuva bose azahindurwe nawe kugira ngo hatagira n'umurimbuka urakoze rero ukomeze kubana natwe muri byose bane nabera bose uhindura imitima y'abantu benshi ni mu izina rya Yesu twizeye amen turabashimiye Imana ibaha umugisha cyane kandi mudufashe gusharinga ubutumwa bwiza kugira ngo bugere kuri benshi ubundi ikiganiro nakagaruka ukomeze kugira ibihe byiza azatujyana muri amazu meza yaduteguriye nitugerayo tuzahora turiri zaba kumwe na Eliya zaba kumwe na Abrahamu tuzahora